What's good? Ikaze kuri Kigali Nation nanone kana agasobanuro kagufi kagasobanutse. Filime itangizwa n'umukinnyi w'ibanze Jake Sully ari kuvuga ubuzima butuje kandi busanzwe wiberaho n'umuryango we muri Pandora. Nk'umuyobozi w'ubwoko avuga yuko we n'umugore we Naitili baba bafite abana batanu, abahungu babiri na Team na Roak, abakobwa Tuk n'umwana w'abaradopse Kili n'umwana w'abantu witwa Spider. Jake akomeza avuga yuko Kili aba ari umwana w'inshuti ye Grass iba yarapfuye iri gufasha abanavi kurwanya abantu bari babateye, naho Spider akaba yaraje gusigwa n'abantu nyuma yuko basubiye ku isi bamaze gutsindwa mu rugamba. Jake avuga yuko abana be bose bakinana kandi bakitanaho batitaye ku mabara y'uruhu batandukanye cyangwa ukuntu babangana, ndetse Jake avuga yuko abana be bose babaho nk'umuryango umwe. Gusa Naitili ntabwo abakunda Spider kubera ko biza kugaragara yuko aba ari umuhungu wa Colonel Miles Quaritch, umujenerali w'ubugome wari ugiye kurimbura neza ubwoko bw'abanavi. Ndetse Spider akaba yarasigaye kuri Pandora kubera ko yarakiri gato badashobora kumushyira muri bya byuma bisinziza ngo asubire ku isi. Gusa Kili aba ari inshuti cyane na Spider kubera ko bamwishimira nk'akana k'agahungu kaba karamaze ubuzima bwako bwose mu banavi, kaba gatekereza ko nako ari kamwe muri bo. Ijoro rimwe Naitili na Jake bari kuganira babonye urumuri rw'ibyogajuru hejuru mu kirere. Ako kanya ibyo byato byaramanutse ndetse bikubita hasi bishwanyaguza ibintu byose, ndetse aho ngaho muri Motekaya ibyato byikubise hasi byarekuye umuriro wese ugenda waguka ndetse wangiza byinshi, wica n'inyamaswa nyinshi. Kuva muri bya byato tubona abasirikari n'amarobo menshi ari gusohokamo ngo asoze n'ibindi biba bisigaye hanze. Naitili na Jake abaye birebera kure bagatungwa no gusanga ari ibyato bya RDA. Ko hari igice cya mbere murabizi RDA niba abasirikari n'ubundi bashatse kubasoza no mu gice cya mbere. Abari kumwe n'abantu baba baje kugira ngo bongere bakolonize Pandora, bubaka ahantu ho gukorera bundi bushya. Amashusho akomeza batwereka abandi bari muri laboratoire aho abashakashatsi bamaze gukora neza igikorano cy'ikinavi cya Colonel, ndetse baba bagishyizemo ubwonko n'ibintu byose byari muri Colonel mbere y'uko apfa. Ndetse kubera ibi ngibi igikorano cya Colonel cyakize ibintu byose yarazi, gusa ntabwo kiba kibuka uwakishe cyangwa uburyo yakishemo. Ndetse abashakashatsi baba bakoze n'ibindi bikorano byinshi by'abasirikare bandi bari barapfuye muri misiyo ya mbere barakoze muri Pandora. Ndetse kubera ibi ngibi Colonel n'abasirikare baba biyemeje kongera kwangiza Motekaya, by'umwihariko Jake Sully. Nyuma mu rwego rwo guca intege baba bateye, Jake yayoboye ingabo z'abanavi ku kigari ya moshi cya RDA kiba kirimo intwaro ndetse aza kubasha kugitera aho biba imbunda n'ibiribwa. Gusa muri operasiyo umwe mu bahungu be Roak yanga kumvira amabwiriza ye bikaza gutuma bikomerekeramo. Jake aramutonganya amusaba kuzagira discipline mu kindi gihe. Ku rundi ruhande Colonel ahura na General Mukuri Admo umubwira ibijyanye n'ibikoko abanavi babagurukiraho byitwa ibiscounts bemaze iminsi biri kuzengeza indege zabo. Akibyumva Quaritch yahise acura umugambi wo kujya kureba muri rya shyamba hamwe bamwiciye ubwa mbere ngo arebe ko yakegeranya amakuru. Bidatinze yahise aguruka ajya muri rya shyamba ari kumwe n'abasirikare bagenzi be. Gusa kubw'amahirwe make y'abana ba Jake nabo baba bari gukina muri iryo shyamba, ndetse muri ako kanya Colonel ari kureba ahantu urugamba rwabereye bwa mbere ahita abonera urubo ndetse akabona n'umubiri w'imbere. Ibi byose biri kurebwa na Roak. Aho kanya uhita uhamagara papa we akoresheje agatanga amakuru aba afite ku ijosi. Jake akibyumva yahise asaba Roak kujya kure y'abo bagabo agashaka ukuntu bacika batabimenye. Jake na Naitili bahita baguruka berekeza mu ishyamba kugira ngo batabare abana babo. Gusa bibabaje Roak n'abana bavukana bose bashaka gucika gake gake ariko bakaza gufatwa n'aba bantu. Colonel yitegereza intoki zabo akahita amenya ko ari aba Jake Sully. Muri ako kanya Naitili na Jake barahagera bakataka abasirikare bakora ibishoboka bagatabara abana. Colonel yabashije wa mwana izina ndetse bidatinze itamenya ko ari umuhungu. Tugiye muri iyo Motekaya, Jake yegera umugore bakamubwira ko bagomba kuva aho ngaho bakerekeza mu mazi y'Iburasirazuba kugira ngo bihisheyo kubera ukuntu afite ubwoba ko Spider wa mwana batwaye ari buvugaho batuye n'ubundi. Jake abwira Naitili ko igihe cyose bakiri aho ngaho ubwoko bwabo bukiri mu kangaratete kubera ko baba bizi neza ko ari wishe Colonel Quaritch. Naitili udashaka kuva iwabo heza, gusa babizi neza ko ibyo umugabo ari kumubwira ari ukuri ndetse akahita yemera ko bagomba kuvaho. Ku rundi ruhande General Admo aba ari gushyira wa mwana Spider mu kimashini gisoma ibitekerezo kugira ngo bamenye aho abandi bari, ashaka kumukuramo amakuru ariko ntibigire icyo bitanga kubera ukuntu umwana aba akunda cyane abanavi. Gusa bitunganye nawe Colonel ashaka kubona umwana ameze gutyo. Aho kanya itagarika ya mashini akegera General akamubwira ko ari uburyo bwagiye kumushakaho amakuru. Nyuma yaje guhura na wa mwana mu cyumba abanza kumwereka yuko atari umuntu mubi ndetse anumenyesha ko aba yaje kugira ngo amutware ku isi. Ibi ngibi bishimisha umwana ndetse nyuma aza kwemera gutanga amakuru bari gushaka. Amashusho akurikiraho Jake n'umuryango we bava muri iyo mateka yabo bagaruka kuri bya biscounts, ndetse nyuma y'iminsi baguruka baje kugera ahantu hitwa Motekayina aho haba urundi bwoko bw'abanavi. Gusa abanavi b'aho ngaho baba batandukanye bara nabo kubera ko bahora mu mazi, ndetse babonye Jake n'umuryango we batangira kubaseka kwa kuntu babasa. Nyuma
umukuru w'umuryango Tonowari yarahageze ari kumwe n'umugore we, ndetse babanza kwanga yuko Jake n'umuryango we babaho ngaho, bavuga yuko batashobora kuba mu mazi. Gusa kubera bimwe by'ibyago no kugira ngo atabara umuryango, Jake abasezeranya yuko aho hantu bari buze kuhamenyera bidatinze, ndetse anabamenyesha yuko abari guhigwa n'abantu. Yaje kumwemerera ko baguma ngaho, ndetse abaha n'aho gutura, ndetse asaba n'abana be kwigisha be koga no kugenda ku bindi bisimba bitandukanye biba biri aho ngaho. Bakora ibyo papa waba yabasabye, abana ba Tonowari batwaza inshuti nshyashya mu mazi, batangira kubereka iby'ibanze. Nyuma umwana w'inkubaganyi Roark ashaka kwihuza n'igisimba cyo mu mazi kiba kibatwara, gusa akaza kubura kontrole yacyo akikubita mu mazi. Babibonye abana ba Tonowari baramusetse, ariko ibi byose biri kuba umukobwa Kiri tumubona ari hasi mu mazi, ndetse bitunguranye we yatangiye kumenyera neza aho hantu, ndetse yatangiye gukontorora bimwe mu bisimba biri mu mazi. Nyuma y'ibi Kiri ari hasi mu mazi ari kumedita, umwana wa Tonowari w'umuhungu Ananga n'inshuti ze bamugeraho bagatangira kumuserereza bamwita umurezi, ndetse kubera ibi ngibi Roark arahagera agakubita ingubi ya Ananga. Nyuma Jake amenye ibyabaye n'uburakari ategeka umuhungu we kugenda agasaba Ananga imbabazi, kubera ko aba ari umwana w'umuyobozi w'ubwoko bwaho. Atabishaka yaragiye asaba imbabazi, gusa nubwo Ananga amubabarira imbere y'ababyeyi, mu mutima bakimurakari. Ubwo rero muri bo kugira ngo amuhe isomo ajyana Roark ahandi hantu hadasanzwe ngo bajye koga. Gusa Roark ntabwo azi ko aho hantu bamujyanye hari igisimba kibi cyane kirya abantu mu mazi. Roark ari kuroba igisimba cy'ikiryanyama cyaturutse hasi gishaka kumurya. Roark yatangiye kureba impande n'impande ngo ariko yabone ubufasha, ariko asanga abana bose bigendeye. Ako kanya ikindi gisimba cyo cyamukunze cyitwa Payakan cyaraje kiramutabara, ndetse kitacica kigenzi cyacyo cyari kigiye kumwica. Aho ngaho tujya tumenya ko iyo Payakan yitwa Takon, ndetse ubundi ko bisimba by'ibinyamahoro ariko bigira ubwenge bwinshi, ndetse ko hari ibihumbi n'ibihumbagiza bya Takon muri ayo mazi. Ibisimba bo muri bwa bwoko bwa Motekaina babafata nk'umuryango wo mu mwuka, gusa bya Payakan bifatwa nk'ari byo binini ndetse binafite ubushobozi bwinshi. Ariko ubwo ngubwo ni nako Roark yafashije cya gisimba kugikuramo uruntu bari baragiteye mu kwibaba ryo ku ruhande, ndetse kinamutwara mu rugo. Ndetse kubera ibi ngibi bombi bagirana igihango cyo kuba inshuti igihe cyose. Nyuma Roark yaje kugera ku butaka, aza guhamagarwa na Tonowari, umuyobozi ugira amahane aba yamaze kumenya amabara y'umuhungu we, ndetse ashaka yuko Ananga asaba imbabazi kubera ibyo yakoze. Gusa Roark ubutikunda ahita avuga ko ibi byose ari we wabikoze, ndetse akanabeshya yuko Ananga nta ruhare na rumwe aba yabigizemo. Ibi noneho bihita bituma Ananga asobanukirwa neza yuko uwo munavi mushyashya aba atari umwana mubi burya. Nyuma y'umwanya Roark agiye guhana umuvandimwe we, ndetse anamusobanurira ukuntu cya gisimba cya Payakan cyamutabariye ubuzima, ndetse atungurwa nuko nta muntu umubyemera, kuko bose bahita bamumenyesha ko iyo Payakan ubundi ari umwicanyi, akaba ari nayo mpamvu igenda yonyine itari kumwe n'izindi Takons. Ku rundi ruhande Spider asobanura Colonel ku bijyanye n'abanavi n'umuco wabo, ndetse amutwara ku musozi wa Haleluya kugira ngo ayidemo igisikabone kizakimutwara. Bwa mbere Colonel arateseka, ariko nyuma bidatinze bikaza gukunda akakigurutsa, ndetse akaza kumenya amakuru ya Jake ko barerekeje muri Motekaina, ndetse akanerekeza ari kumwe n'ingabo ze. Bakigerayo bafashe abanavi batuye ku mazi, bababaza ko baza aho Jake ari. Abo banavi bavuze oya, babana n'ubugome, bishe umwe muri bo ndetse banatwika amazu yabo yose. Gusa nubwo ibi byose byabaye, abanavi bakomeje kwanga kuvuga. Babuze amahitamo, Colonel yahaye sinye ikipe kugira ngo bakore umupango wa kabiri. Ubu noneho baba bashaka kwica ibitakunze mu mibare munini, ukaba yizera ko ibi ngibi noneho bizatuma Jake yigaragaza. Gusa haba hari n'indi mpamvu yo kwica izi nyamaswa. Izo Takons ziba zifite amavuta ziva mu bwonko, bavuga ko yongera kurama, ndetse ku isi ayo mavuta aba ahenda cyane, ari mu mamiliyoni y'amadolari. Bidatinze abahigi batangiye guhiga bya nyamaswa, batangira kwataka nyinshi mu mazi, ndetse bagenda bazihiga benda kuzica. Ndetse mu mashusho ababaje tubona Takon bifite n'akana kayo kari ku ruhande, ndetse abantu nyuma baza kuva aho ngaho bamaze gukura aya mavuta mu bwonko bwayo. Amatekano bakimara kubona ko inshuti yabo iba yishwe bararakaye, ndetse biyemeza kuza kurwana n'ababateye. Gusa Jake yarabakarumye abamenyesha ko bagomba kubanza kumvisha za Takons ko ziba zatatswe bwa mbere, ndetse iyi ngiyi akaba ariyo nzira yonyine yo kwirinda ko bakongera kuzataka mu minsi iri imbere. Roark akibyumva yise ava aho ngaho ashaka kujya kuburira ya nshuti ye Payakan imwe baramutabaye. Ananga n'abandi bagenzi be biyemeza kumukurikira. Nyuma baje guhura na Payakan, ndetse babiteguye gukuramo icyuma bayijombye mu mugongo. Gusa muri ako kanya Colonel n'abasirikare be bahiga barahagera bari mu cyato kinini. Abana bakibibona Roark yahise ahamagara papa we, ndetse amumenyesha ko bimeze aho ngaho. Mu gahe gato we n'inshuti ze babashe gukura cya kintu baba bateye muri Payakan hejuru, ndetse nyuma y'ibi ngibi bahise bisha hasi mu mazi. Colonel na bagenzi batangiye kubahiga. Nyuma Jake yagiye kureba Tonowari amumenyesha yuko abana baba babuze, ibintu bitera ubwoba ababyeyi. Ako kanya ahita ategeka abaturage be kwitegura intambara bigiye kuba. Jake na Nightly nabo bafata intwaro zabo, ndetse bidatinze bose bakahita berekeza ku rugamba. Ku rundi ruhande Colonel ategeka bagenzi be kwataka za Takons, ndetse bagashaka abana ba Jake. Nyuma yo kubashaka umwanya baje gufata Kiri na Toka, babafatiye mu mutego wa Supanet. Roark yagize ibishoboka byose ngo akate ya Supanet, ariko ntibyagiye icyo bitanga, ubwo nabo birangira bamushyize mu bwato.
nyuma bidatinze Colonel yaraje ndetse atawuzirikira ku bwato. Yafashe ka kantu Roark avugiramo na se asaba Jake kwemera icyaha kubw'umutekano w'abana be. Abuze amahitamo Jake yaremeye. Gusa muri ako kanya cya kinyamaswa cya Payakani cyari kibona ko inshuti yacyo Roark ibiziritswe mu bwato ndetse cyemeza kumutabara. Mu buryo buteye ubwoba cyarasimbutse kigwa mu bwato gitangira gukubita imirizo ndetse muri ibyo ngibyo abasirikare benshi n'ibintu byarangiritse. Ndetse ibi ngibi bibera nk'ikintu cyiza cyo kurangaza. Jake na Amatekayana bahita bazana igitero cyabo kuri Colonel babashaka gutabara abana babo. Gusa baba banashaka kwihorera. Nyuma Spider nawe yaje kwangiza aho kontrollerwa cya cyato kinini bituma kigenda kigakubita ku ibuye ndetse amazi atangira kwinjira imbere. Mu mashusho akurikiraho Jake n'umwana we mukuru na Teyam burira hejuru imbere kuri cya cyato kugira ngo batabare Roark na Tok na Kakili. Bahita bategeka abana gusubira ahantu heza hano hari umutekano. Gusa Roark bakanga abo bakemeza kujya gutabara wa mwana baradopse Spider na Teyam nawe barajyana. Gusa nyuma yo gushaka baje kumubona ndetse bari hafi kuva mu bwato. Colonel yarababonye ahita atangira kubarasaho. Kubw'amahirwe make na Teyam yaje kurasirwamo ndetse kwe kunaba yakomeretse cyane. Roark na Spider bahise bamutwara ku nkombe y'amazi aho mama we yarari, ariko kubera kubura amaraso menshi yaje no gupfa. Kubona umwana we wapfiriye mu maso Nightly yatangiye kurira navuze induru. Hashize akanya wa Colonel w'umugome yaje gufata Kiri na Tuk akoresheje cya discount cye. Nyuma yaje kuvugana na Jake amubwira yuko abakobwa be babiri aba bafite. Jake nawe azi kumenya amakuru yakarumye Nightly ahubwo amwumvisha ko bagomba kujyana bakajya gutabara abakobwa babo. Undi nawe aremera ariko bagagurwa n'umujinya mwinshi. Ahita ahamagara cya kinyamaswa cye agafata umuheto we wundi akerekeza. Bidatinze Jake yaje kujya kuri cya cyato ndetse atega igiturika cyishe abasirikare benshi ba Colonel. Nightly nawe agera aho ngaho agatangira kurasa imyambi abo baba basigaye. Jake yaje kubona umwana we muto Tuk ndetse atamufungura. Gusa muri ako kanya Colonel nawe itagaragara ndetse bafatiye icyuma kuri Kiri. Atangira gukanga abwira Jake agomba gushyira intwaro ze hasi, undi atabishaka akazishyira hasi. Muri ako kanya Nightly ashaka kwihorera nawe yise afata Spider atangira gukanga ko ari bumwice. Bwa mbere Colonel avuga ko nta sano afitanye n'uwo mwana, ariko Nightly amukaseho gato Colonel itarika Kiri ndetse kubera ibi ngibi Nightly n'umuryango wose biteguye kugenda. Gusa Colonel akayitongera akababwira ko nibagenda batamwishe azongera kubahiga n'ubundi akabica bose. Nyuma Jake yahise yanzura yuko bagomba kurwana nawe akamwica kugira ngo ajye kwibera ubuzima bufite amahoro. Ari nayo mpamvu yemera kugaruka bagahangana. Gusa iki gihe bombi barwana mu buryo bw'igipfunsi ku gipfunsi ndetse bari mu Rwanda uteye ubwoba kuko bombi bakubitana byo gukubitana. Gusa biza kurangira intwari yacu Jake ari itsinze ndetse za kubasha kuniga Colonel mu ijosi arahwera igira ngo yapfuye yaramurekuye agira ngo n'ubundi araza kumera nkera apfiremo. Gusa kubw'amahirwe make kubera amazi yari yinjiye nawe yatangiye kubura umwuka atangira kumera nkeri hasi mu bwato. Gusa muri ako kanya Roark yaje gutabara yongera muzamura hejuru. Nyuma Payakani yatwaye umuryango wose utwara ku nkombe. Gusa ku rundi ruhande Spider nawe aza gutabara papa baramubyaye yamukuye hasi mu mazi, ariko Colonel amusabye yuko bajyana. Umwana yaranze ahita yisubira muri wa muryango barakuriyemo baramwadopse. Ndetse mu mashusho asoza umuryango wa Jake n'uwo mu bwoko bwa Amatekaya bahamba umurambo wa Teyam hasi mu mazi aho ubutaka buhita bumwakira nk'umwe muri bo. Ndetse filime irangira Jake ari kwibuka ibihe byiza yagiye ajyana n'umuhungu we mukuru, gusa abona yuko noneho yamaze kugera mu ijuru ndetse ari kumwe n'Imana zabo. Alright, ako uyu munsi nawe karangiriye, twizera ko kabashimishije. Like, share na comment ni nk'ikomeye kuri channel. Until next time, we sign out.